Wiriwe neza wiriwe. Wari wansabye inzu yo gukodesha. Nari nayikubajije kandi na nubu ndabona ndacyayikeneye. Urahagana ngo njye kwakwereka. Ndi hano i Nyanza, hano kuri gare. Hano ruguru kuri gare, manuka noneho gato. Muri aka kayira kari munsi ya gare, unsanga hano epfo ku muhanda. Noneho ntaribi. Reka nze manuke nihuta. Nzanyuma nkurebe ujye kunyereka iyo nzu ukuntu imeze. Tumenye niba twakumvikana no mu biciro bigakunda. Nuhagere tumbwira duhahure njye kwakwereka. Bitese. Ni sawa ni sawa. Twaraburanye. Twaraburanye. Nimbishumbira amakuru meza rero buriya ndagira ngo turebe noneho uko twahagera. Tumenye ukuntu twahamaze. Inzu yo rwose irahari nziza cyane rwose. Yes. Ubwo se ibiciro se bimeze bite wangu? Ibiciro rwose nta kibazo turumvikana tugerayo. Ariko ugomba kwishyura 5 bya visite byo kujya kwakwereka. Ibyo ni bisanzwe ntacyo bitwaye. Wumva kunyereka ibintu bizima gusa. Inzu rwose irahari nziza cyane. Indi byo nta kibazo pe. Oya tugende mpakwereka nana hepfo ntago ari kure. Baratumanukana nta kibazo. Yego. Uranye umuvandimwe washakaga inzu iracyahari? Tugende twere nta kibazo. Papa Queenie! Hari abantu bashaka inzu. Bande? Ushaka? Tuje kureba inzu batubwiye ko hano inzu hari. Ni konseye bari bamubonye hano basanzwe muziho. Ariko inzu irahari. Shaka 150. Ibihumbi 180. Sinabanza azayirebe. Biranagoye. Zigazihenda. Zo mufuka wose mugeze. Ndabizi ariko banzu nyereke hanyuma turumvikana ayo mafaranga se. Sawa. Nabashije kuyikora amasuku ifite ibyangombwa bishoboka, toilette na dushe mu nzu. Ibyo byo birimo. Ariko hari ibintu byawe bikirimo tutarakuramo bigomba kuvamo. Bose ndabyumva. Nubwo ibintu byo muri iyi minsi byahenze, ariko rero nyine natwe tugomba kujya tugereranya ako ibintu byahenze iko n'amafaranga yabuze. Umvaze ko amafaranga 180 kugira ngo ni menshi. Dukurikije imvuno umuntu aba yahuye nazo, urabona ko ifite salo ifatika, nawe uri kwibona ko n'ubundi bino bintu byari birimo bisanzwe. Ubwo sinzi niba ufite ibirenza aha. Muri make rero sinzi icyumviro cyawe, niba uyemeye twavugana nishyuza amezi 2 niyo make yawe. None se ubundi iyi nzu ifitemo na toilette na douche ariko kubera ko hari abantu bakiri murabona ko nibarakuramo ibintu byabo ntabwo bajya mu byumba byabo. Ariko nibi ngibi bigumamo nyine
tuza kwinjiramo ibyo bigumamo biguma ariko hari utuntu turi ariko noneho reka twumvikane twabivuze ko turi bwumvikane baseka mubwire amafaranga ngiye kuguha 60,000 ntabwo by'ibyo bigo wese uko yagabanyije gatatu 180 mubwiye ugeze kuri 60 ni ukuvuga ngo ugabanyije gatatu gusa ibyo bijyanye n'ukuntu ibyo wavuze nabyumvishe ariko nubwo nabyumvishe nyine nagombaga kukubwira nyine uko ibintu bihagaze ndumva basireka tutagoranye kuko hakiri ijana ajya wambwiye 180 180 basireka ngo ijana kuvuga urabona ko amafaranga wamaga amake ya nyuma ngiye nakubwira byibuze 150 niyo ushobora kwakira nk'umuntu kuko nabonye uri inyangamugayo ukurikije ukuntu ungana uri umugabo ukuze ndumva 150 nagarukira 150 ndabyemeye ariko akabazo kazajya kaboneka uzajya hafi ukankemurire ubundi ndumva twajya gukora amasezerano tukaba twabera nanjye ndumva nta kiruhije kirimo kuko igihe cyo kwishyura ni tariki 30 ikibazo cyaba cyavutse wakimbwira ariko jewe amasezerano yanjye kenshi madamu niwe yakora niwe uvuze iby'impapuro giye mu gitondo mbyuka niruka njya guhiga ntabwo nirwa mu rugo oya nta kibazo nta madamu nta bosi bose ni bamwe umva twagenda mukagirana dore ibyo nanditse ubundi gusiba kandebe urabona ari ibingibi kera ndumva rero nta bindi bisigaye haraza kuza umuntu uza gukoropa iyi nzu ejo tuzarara twimutse kandi numva aribwo tuzatangira kubara itariki mwakoze rero ngira ngo mbona heje yego mwakoze uracyari hano se ndacyari hano amaye ese ubu warukindindiriye ko nyukuririye rwose ngo meko gafaranga none se sha uko ndeba ni sosi yajemo inshishi umva wanzanye kunzi ihenze narinzi ko ndi busagura amafaranga yawe nkayaguha none amafaranga yose birangiye nyahaye nyiri byose kareka ibyo ntabwo byakumvikana ntabwo bishoboka hano ukuntu rero izuba ryanyishe mva hehe hose nkujyana nkwereka inzu neza nagiye nkwereka zimwe wazanze nane ngo nta mafaranga unyishyura sha ndabyumva nyine ndabyumva pe ariko urabona nta kundi kuntu nabigenza ko nta n'ikintu usigaranye se nta kintu usigaranye pe reka uranyishyura ntabwo ibyo bintu nabyemera ariko rero si ubwo warenda ufata no mwiza ntabwo mbyemera rwose ugomba kunyishyura ubu ntabwo ushobora gutegereza nta gutegereza aho nyica rero basi ko utarenze nunyica se urayabona basi oya ugomba kuyama rwose ubu nunyica urakuramo amafaranga byose yame ariko nayaba makeya nyabona ngiye kuguha igihe cya hafi nzakwishyura nyuma y'icyumweru ariko icyo gihe ntikizarengaho n'umunsi umwe ntabwo kizarenga nyine ngiye kuyahiga icyo gihe nimba nshobora no kuyabona mbere yaho nabwo nkaba nayaguha nta kibazo oya ntacyo wowe nuyabona uzatuyama kuko ntuzira dukomeza dukora ariko nawe dufata mu ijosi ko aya nta kibazo yuko yabimara ari mu kazi jya uhorana agatima keza rwose ariko kunyemereye ko uzayama nta kibazo reka dutandukane sawa urugendo rwiza nawe kuri telefone sawa rero ndumva nta birenze genda muri umwana wa genda muri hano haranyere genda muri batuje mu mujyi sera mu mujyi cyane kusa twabaga we mbega ahantu heza ahantu si heza tuje tuje ku mujyi kabisa yewe we tuje no mu gipangu twabagamo emba ni heza kabisa bahageze turahageze ntabwo ngenda umva naniwe sha
mutereke ibintu hasi size dukingure turuhuke bana byegeranye ibyo bintu nze dukingure bikore bikore wera kandi ure buryo kambe nicyo ahubwo se papa ahubwo ari he simbeze ibi ni biki urama asura mu biki uko musore niko mama we nkubaze urambaza iki wibungana gute nibangira ne oya reka iyi nzu ni ya izurayikodesheje inzu yawe aho ikimenyimenyi kanuka ngaho manuka ikimenyimenyi gasha urufunguzo reka ndushyire mu bantu itonde kabanze nanjye reka ndushyire mu wenda usanze inzu irakodesha 180 wowe wakagabo wowe mbona uyu ni umwana wanjye kabuturuta umwitondere kabutu nabizana murabipfiriye ko ndi wari umwana w'ikirara tonde kurumva twabona isambo byahenga rugiro murakashe mufunze reka ndushyiremo hanjye narufite yashoka se twakodesha inzu ebyiri birashoboka ibindi biki uzikura urufunguzo n'urw'uyu mugabo narwo sanze rufungura none ahubwo se reka nkwibarize wasanga umutwakodesheje yaba ari umunyamitwe akaba yarankodesheje nakagukodesha reka nze mwereke kabutu baburetse rukumishemo reka nze mamagara umugabo wanjye amamagarire uyu nyirinzu aza tubwire uko ibintu yabikoze we itonde ariko afite amashagaga mubwira ave mu nzira ahagarare hari ntabwo ibintu baza bikemure wasanga ibi ngibi ari guteka mutwe shaka umuryango wanjye wewe imbangamizi nawe gera bahizi bimeze twageze kuri yanzu dusanga yanzu duhura n'undi muntu nawe ahageze none nawe ndakinguye ati inzu ni yanjye narayikodesheje afashize mu rufunguzo rwemba rufunguzo rwo rurakwa n'urwacu rurakora aho uyu muntu yaba ataradutekeye mutwe hamagara nyirinzaze turebe ko twadukemura ibibazo kuko ibintu biri hanze birandaga n'izuba riratwishe agasorewe rero ushaka uri na mayibo se uyu mwana si yakunaniye urantunze se umwana si yakunaniye urantunze yarakunaniye buramba nabibona ko kareba n'urutwe rubi ariko mama we uriko wicaye ku mwana urambazi uyu mwana n'umwana wanjye njya mwibyara ibyo mbaza by'umwana wanjye ntabwo mbizi wasuye iki kintu byabaye mugabo wawe uyu mugabo yaje tuje gukinga duhurana ngo nawe ngo inzu ndewe nabi se wakigabo wasuye imbwe kaje iyi nzu njya kwikodesha ubona ko ngaho bini biki mwinjiza ibintu mu nzu hamagara nyirinzu hamagara nyirinzu kingwe nimukinge ariko ko byaba cyarwitwa ngo kino cyana hamagara nyirinzu